inama mu by'ukuri navuga ko ari uburyo bwo gusangira ubumenyi. Hari abaprofeseri, abantu b'inararibonye mu buryo bw'imyigire, kwiga bigezweho n'ibindi, baje guteranira hano i Kigali. Icyo rero bifasha kuri twebwe nka Minisiteri y'Uburezi, ariko nk'abantu bareba uburezi muri rusange, ni uko ubumenyi bushyashya buhoraho, ariko ntabwo buri gihe tubugiraho access, ntabwo tububona ku buryo bworoshye. Iyo rero baje hano bakatuganiriza, bakatubwira imitekerereze mishya ihari, uburyo bigisha, tekinoloji nshyashya zirimo gukoreshwa n'ibindi nk'ibyo, ibyo nibyo umuntu aba ashaka. Muraza kubona ko abitabiriye cyane ni abarimu muri kaminuza, ni abarimu mu mashuri asanzwe, kugira ngo bumve ese abandi bo mu bindi bihugu baratekereza iki. Iyo bavuze kwiga cyangwa se kwigisha uyu munsi bikorwa bite, navuga ko ari aho ngaho. Uyu munsi rero bisanze duhagaze he? Navuga ko ikintu kimwe mu Rwanda dufite twishimira ni uko uyu munsi umwana wese ajya mu ishuri. Icya kabiri ariko kandi ni uko ibijyanye na tekinoloji mu mashuri nabyo navuga ko bimaze kugera hafi mu mashuri yose. Bivuze iki rero? Bivuze ko mu gihe ibyinshi twafataga umwanya munini wo kubigeza mu mashuri, ubu bisigaye bitworohera kuko n'ikoranabuhanga risigaye ryarabyoroheje. Nyango benshi murabizi, umunsi tugerageza gukora amahugurwa, ntabwo tukizana abarimu ngo tubicaze ahantu hamwe, tugiye dukoresha ikoranabuhanga. Ibyinshi dukoresha mu burezi ni amasisiteme kugira ngo tworohere gukora ibintu bishyashya. Navuga rero ko mu by'ukuri ku rwego rw'uburezi duhagaze neza, igisigaye noneho no kubijyanisha n'ireme ry'uburezi. Akenshi na kenshi iyo turimo kuvuga impinduka zigenda ziba muri tekinoloji, kenshi na kenshi usanga urwego rw'uburezi rusa nk'urusigara inyuma. Iyo tuvuga ubwenge buhangano, ikibazo cya mbere umuntu wese yibaza, aravuga ko abarimu bagiye kubura akazi kubera ko bigiye kujya ubwenge buhangano bugiye kujya bwigisha. Ariko mu by'ukuri nk'uko mwabibonye mu biganiro, ntabwo ariho isi igana. Isi ntabwo igana kuvuga ngo abarimu bavuyeho, ahubwo isi iragana kuvuga ngo ni gute abarimu bari gukoresha ubu bwenge buhangano kugira ngo noneho bigishe neza kurushaho. Uyu munsi rero natwe navuga ko ariho turimo kugana. Turashaka cyane cyane gufasha abarimu kubwumva no kubukoresha. Nk'uko mwabibonye mu kiganiro kirambuye twagejejweho n'umwe mu nararibonye, yatugaragarizaga ko abari mu mirimo uyu munsi kubera ubwenge buhangano ntabwo bayivamo, ahubwo bakora neza kurushaho kuko barabwifashisha. Ikibazo kiri mu bashyashya, mu batangira. Aho rero niho tugomba kureba. Ni ukuvuga ngo abana turimo kwigisha uyu munsi, ejo n'undi nibajya hanze mu kazi, ese imirimo bazasanga ni iyihe? Kuko aho niho bigaragara. Abatangira ntabwo barimo kubona imirimo, ahubwo abari mu mirimo bo barabasha gukora kandi bagakora mu buryo bwiza kubera ko ubwenge buhangano buhari. Mu rwego rw'uburezi rero biratugarura kukumvisha cyane mwarimu ko ari we fatizo. Ntawe uri bumusimbure, nta kiri bumusimbure, ahubwo ni ugute yakwifashisha ubwenge buhangano kugira ngo abashe kwigisha neza, ntabutinye, ntabuze abanyeshuri kubukoresha, ahubwo ni gute agiye kubukoresha kugira ngo mumufashe kwigisha neza no gusobanura ibyo yigisha.